ubu rero tukaba turi mu mujyi bwatwiriyeho nuko bibona. Murabona uyu ni Vumbi TV, dore kuntu ari kureba inzara yanyishe. Twishewe ibintu byo mu mujyi soko biba byaranahenze, inzara yanyiciye. ejo twabonye muri video ari ahantu i Kigali, wari wagiye kumara yikira. Nagiye kumutembereza, nagiye kuzana n'akantu kagiye, yagiye kuzana n'akantu. Naro bishaka ngo mwazanye ibaruwa, ni ibintu nibyo ra. Nibyo bari byo. Nindi kubona iri hano. Ni karusi, nubibona wowe nuba wasomye singibi. Babibona. Abo bazi gusoma rwose. None se nta kuntu bibafungura tukareba. Tukareba ikintu kiba kirimo imbere. Nabereka ntago ari gutyo, nabonye bakata tuno tuntu hano tutuboro tano kurani ko bagenda urafata ugatanyura. Gutya. Gutya. Tanyura abo basizemo ngo bijye bigira. Yego. Agaye ntago mbaga mbizi. Aha video itangiriye ni mu rugo. Naha uri kubona ni Kigali Nyarugenge mwisaha y'isa 5 z'ijoro, igicuku kinishye, aho abanyacyaro bari bivigiriye iwabo, natwe tuhibereye. Bwatwiriyeho ibibazo byakomeye ku ibibazo, kuva mu rugo kugerayo byakomye kutubona gatangaza. Iminwa iragenda iruma, inyota igenda iba nyinshi, sinakubwira inzara yo byari bicika. Twakomeje kugenda ariko ntabwo bigiye byoroshye. Dore urugendo wacu nuko rwatangiye. Bano bakunzi bacu twatuveyo ngiye kuzana ibaruwa yo kuri Google AdSense kabisa, nubwo tutahanaguye bereka y'abantu turi muri buraba bari kuhabona buriya buraba nk'abandi kumwe n'umuntu bita Vumbi uzana naye mugaragaze shaka baba bari kundeba buri wono bita Vumbi no tuba twashanye bajya byere biri zoom wono bita Vumbi TV sha ubu tukatubengera mona ko turi hano bita Nyarugenge TV. Ubu twahambutse ubu turagisha hajya ubu turagiye Nyarugenge hajya nuko ngira ngo mwa mwatubonye kabisa mutubwire inzara yanatwishe
ntabwo mukubona sha. Tugomba no kubereka ariko turi no kuyishyiramo buri ajya turazamukira hano. Nuko reka tube tubaseze turongera tafata iyi ni Troadagation mu kanya. Ubu rero tukaba turi mu mujyi bwatwiriyeho nuko mubibona murabona uyu ni Vumbi TV dore ko nari kureba Inzara yanyishe. Twishe ibintu byo mu mujyi soko biba byaranahenze inzara yanyiciye. yewe zatawe sha inzara yatwishe. Iyi modoka ukuntu biri kwigendera dobo twiriyeho numva turarara hehe. Umuntu amagara agereyo gameze gute? Uriya muntu sharagero yapfuye ndagace. Araba yapfuye cyane. Kandebera hano kone kuzabira recording. Ahundi se abagore bagwanye. Sha bagwanye kabisa ngira murabone ko ibintu byabaye agatangaza TV. Imodoka ziri kurwanira mu mihanda. Tuzajya tuza tukaza kwirebera ukuntu byifashe. Ubu ngende kwibaza numva turarara hehe numva turataha ibintu byabaye agatangaza. Hari turirarira hano. Yewe Ikibazo nuko inzara itwishe. Turajya hehe se no mu mujyi ari habi n'umuntu waguha n'amazi yo kunywa. Yego mana kiradusakurije. Hano naguha n'amazi yo kunywa. Uzi ukuntu nshaka amazi. Nago zino nonge do iminwa yumye murebe neza. Ewe zatawe kureba n'uwazinze. Niko byagenze gute? Ibitotsi biba byabaye ibitangaza buriya. Ibitotsi biba byabaye ibitangaza. None waraye utajyamye ko mbona ari mu gitondo. Naraye nicariye ndi kwirebera agafilimi. Ngaho ujye nyumvira filimi ibintu sigeze zikorera abantu. Ikimbabaje nuko bwakeye ntaranayisoza. Baba we none kano cyakeneye kuyireba. Cyane. Yampaye nka sorera gute kandi uri gusinzira. Aho urabyumva ni. Ibibazo. Ariko biriya byiza wasinze urimo kuyitekereza uraburi kwiriba n'ubundi. Kwa mugana ubwo bari bageze ndahibuka. Nta nubwo ihibuka. Ntago mibuka. Yo data we. Ubu turi hano rero twari twasuye umuntu bita Vumbi. Ejo ndi twabonye muri video. Ari ahantu i Kigali wari wagiye kumara yikira. Nagiye kumutembereza. Nagiye kuzana n'akantu kagiye. Yagiye kuzana n'akantu. Naro bishaka ngo mwazanye ibaruwa ibintu nibyo ra. Nibyo bari byo. Nindi kubona iri hano. Ni kabuse nubibona wowe nuba wasomye singibi. Babibona. Abo bazi gusoma rwose. None se nta kuntu babafungura tukareba. Tukareba ikintu kiba kirimo imbere. Naberekanye. Ntago ari gutyo nabonye bakata tuno tuntu hano tutuboro tano kurani ko bagenda urafata ugatanyura. Gutya. Gutya. Tanyura abo basizemo ngo bijye bigira. Yego. Nagiye ntago mbaga mbizi. Ariko babinanditseho ujye bayifungura. Muntu wese ngenda cyamenya no gusoma ubona ibitotsi babyanyi. Wowe abagaba yiri ariko ya filime ngaho gukorize sha. Ariko nta kibazo kandaka kwihiriye. Gaturebe uyu n'umuntu wo mu cyaro mu gace k'iwabo wa mbere ushaka kuba azanye iyi baruwa. None se bahita babitanyura. Nano baratanyuraga buriya. Technology zageze mu bintu byose no mu bipapuro ko. Cyane gose nuko bayifungura. Unamanze nabishe ngo iza amashimi rero unamanza udanusomera ibintu birimo. Kubona ko biriho. Bereke. Muzi gusoma namwe ni musome mumbwiye. Nubwo muri kureba nta kintu gose mwayimaza mutazagira ngo murayibonye ngo nayibonye nta kintu wayimaza. Your personal identification number pin. Google AdSense, welcome you AdSense for YouTube account. Komereza ibindi. To receive payment, please forward the information to verify your address. Introduction kabisa. Ngiye rero nuko neza udushuri dutatu ko mba ndi kubireba nkabonamo dukeye.
hano bura ibindi bisigaye ndikona nzabibasomera ejo. Ambo ubwo si bindi hajya ubwo warugeze kuri nageze hano sign in into you AdSense or AdSense YouTube account, go to payment, then verification checking. Check enter your PIN and click submit. Ko nibyo ni gusoma ni nuko twize nabonye ibyo gusoma ni ni fada ahangaho nibitunani naribi hajya ni instruction available here bagahita ashyiraho link ubuntu umuntu aba agomba gukanda kugira ngo ibintu byinjiremo muri AdSense, nuko ushyiremo area pin waba baguhaye, ni ukora verification ya address y'agace utuyemo kugira ngo nugera igihe cyo kuza amafaranga bajye babona uko bayakohereza igihugu herereyemo nta kibazo kirimo. Ubese mugira ngo abantu ntibari bapfuye ngo bari gushaka kakanyura cyane uzi imyikunenge ibara yaje ni imyikunenge iba byarabaye. Ubwo rero baba bari kubireba bajye babora kutugira bakadufollowinga bakanadusubscribinga, mujye muduha support. Murabona uri kubona hano dutuye kandi dukeneye gutura mu etaje. None do reba hano aho dutuye hano nk'ayo iwanyu, wowe ndi kureba ndi kukubona aho iwanyu, wemba ndi kukureba ejo nzanazi iwanyu nzakubwira igihe nzatamubwira ukuntu wowe witwa. Ubwo rero se wageze abarindi bakande subscribe bakande like kuri video kugira ngo ugere no kubandi bafatanya nako ku bantu batugire nabo badusupporting bakande subscribe kabisa munakande share kandi ibyo bintu babikenewe cyane. Biba bikenewe kubera ko buriya abantu batugomba gufatanya cyane, niyo mpamvu barinjire. nizeye ko ibyo namwe yose irimo ndabona izuba ririmo korasiramo byinshi cyane. Sibyo byiza simyotsi yagiye mu batetse nyine nkatanirira nkajyama ndi newe zatawe. Ubwo rero tubabwira tuti ciao naho butaha mugiye mukora subscribe mugiye mureba ikoga dukora bitandukanye kabisa. Haba hari ibintu bya danje wenda hari ukuntu bashaka gukorosha wenda bakira muri WhatsApp cyangwa mu rundi rubuga channel bayita J Tiger Empire. Namwe mujye kwinjira mw'ubwo bwami ndi kurota ngo J Empire Media nikuvuze ndi ngo iki uvuze ngo iki soma nango no J